Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsine ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode zirahari kugeza mu kwezi kwa gatandatu, zaba izo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga, icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ryo gutambuka mbere. Be gutambuka mbere ku binyabiziga biturutse imbere aho ujya, se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere? De nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Hari abantu benshi bavuga se, ese B na se bitandukaniye. Hari gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, ibinyabiziga biri kuza bigusanga nibyo bitambuka mbere kuko nibyo biba biri guturuka aho we uri kujya. None akaza gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ni wowe utambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Turebeye kwa bino birango, iyo turi kugendera mu muhanda tugendera iburyo, agafureshi kari iburyo kari mu mweru, akari ibumoso kari mu mutuku. Rero uri mu mweru aratambuka mbere, uri kuza gusanga araguha inzira. Ndizera ko waramusamo se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ndizera ko waramusikandika ku papuro, utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo birakaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga cyawe? A, ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. B, ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga. C, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. D, ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni se ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Kubera ikirikirwa ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, kubera ko ni najyo uzakoresha uri kubwira umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ko imbere nta kibazo gihari yakunyuraho, kandi kunyura naho bikorerwa he? Ibumoso. Rero bari rigomba gushyirwa ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Bibutsa ko kode ziri kuboneka ukwezi kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu babishyize muri systeme. Ubu ngubu wasaba kode igihe ushakiye, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ku ruhushya rw'agateganyo. Twandike cyangwa uduhamagare tugufatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gito, twaba turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda, tunagufatire kode nziza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira udonagura ibirahuri dukurikira. Ukabona imvura iraguye, ukabona ari utuntu turi guhanagura ibirahuri. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira tungahe? A, 2, B, 3, C, 1, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cyukuri nta kindi ni se kamwe, nibura kiba gitegetswe kuba gifite kamwe. Hari icyo uzabona gifite tubiri, hari icyo uzabona gifite dutatu, ariko nibura kiba gitegetswe kuba gifite kamwe. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko mbere y'uko udepasa ikinyabiziga hari ibintu uba ugomba kubanza wamenya. Ibihe? Nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C, ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka guhatira ibumoso. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A, nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Na C, ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka guhatira ibumoso. Bikaba atari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cyukuri nta kindi ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Mbere y'uko unyuranaho urabanza ukareba ko umuhanda ubona neza, ukabanza ukareba ko hari intera runaka uri kurebamo imbere yawe, akenshi bavuga metero 200, ukareba ko udageze mu ikona. Urabizi mu ikona hari intera runaka uba utari kurebamo imbere yawe, ukanitondera kunyuranaho, kubera ko iyo ugiye kunyuranaho ugiye kuva mu gice cy'iburyo ukajya mu cy'ibumoso kigenderwamo n'ibinyabiziga bituruka mu kindi cyerekezo biza bibasanga. Niyo mpamvu ugomba kureba ko umuhanda ubona neza ukanitondera kunyuranaho. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? A, kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'uko uri inyuma igumemo. B, fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C, emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa. Ese wakora iki? Ese wakwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, izo cyukuri nta kindi ni C, emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari, kubera ko kino kinyabiziga kenshi bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa. Rero wemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere uri kubona nta kibazo gihari, ukabona imbere nta yindi modoka yaje, ukabona imbere ntabwo ari mu ikona, ukabona hari ibimenyetso bikwemera ko wamuhinzira akakunyuraho, ubundi umuhinzira ukareka akakunyuraho. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C, ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D, birabujijwe kunyuranaho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, izo cyukuri nta kindi ni D, birabujijwe kunyuranaho. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, none imodoka iri ibumoso iri mu mutuku, ubwo bivuze ko umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe kujya ibumoso. Ase ubujijwe kunyura ku bihe binyabiziga? Ubujijwe kunyura ku binyabiziga byose, amakamyo, imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Ibyo uba wemerewe kunyuraho ni ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, kubera ko mu birango harimo imodoka, wabujijwe kunyura ku kinyabiziga nk'amakamyo, imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, amavatiri, ubujijwe kubinyuraho. Ariko ibyo uba wemerewe kunyuraho ni iby'ibiziga bibiri
ndetse biriya biba bifite imitende ibiri nka za velomoteri, amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande cyangwa se amagare. Bino binyabiziga biba bifite imitende ibiri byo uba wemerewe ko wayinyuraho, ariko ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga byose bisigaye. Ndakeka ko waramutse mode, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Kumushyira ku nkengero y'umuhanda, B kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe, C gusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira, mu gihe kuri bari kutubwira ngo guhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. Umurekeramo keretse mu gihe uri kubona wenda nka essence iri kumeneka, aho ngaho muhitamo mukuramo, cyangwa se mukabona ahantu habereye impanuka hashobora kuza nk'ibishashi by'umuriro bikaba byateza inkongi, aho ngaho uhita umukura mu kinyabiziga. Cyangwa se ikinyabiziga kikaba kiri ahantu cyaguye nko mu muhanda ku buryo ibindi binyabiziga bishobora kuza bikaba byamugonga, nabwo mumukuramo, ariko ubundi mumurekeramo uretse mu ibyo bihe mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga. No guhita muhamagara ababishinzwe, mugahamagara imbangukiragutabara, mukanahamagara polisi kuri 112. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda? Ugize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, nta wakomeretse ariko ibinyabiziga byafunze umuhanda cyangwa se byateza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, bamugomba gukora iki nk'abayobozi b'ibinyabiziga bagize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda? A gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. C gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. D guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano murabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Mushushanya aho zagonganiye kugira ngo abapolisi nibahagera baze kumenya uwari uri mu makosa, mukanazishyira ku ruhande kugira ngo mutabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndizera ko waramutse A gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusura kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Umuyobozi aba abujijwe iki? A kugenda mu gisate cy'iburyo, B kunyuranaho, C kugenda mu gisate cy'ibumoso, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C kugenda mu gisate cy'ibumoso. Iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri, nuvuga ngo hari igisate cy'iburyo hakaza n'icy'ibumoso, umuyobozi aba abujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso, kubera ko murabizi ukinjira mu muhanda utangira gukoresha igisate cy'iburyo, uba wakoresha igisate cy'ibumoso bibaye ngombwa ugiye nko kunyura naho gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo.
ariko nk'iyo ugiye kunyuranaho n'ubundi unyuranaho ugahita ugaruka iburyo, uba ubujijwe rero gukomeza kugendera ibumoso mpaka biba bibujijwe. Ndizera ko waramutse se kugendera mu gisate cy'ibumoso, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro, turabahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, n'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bikurikizwa gusa. Bikurikizwa gusa hehe? A, mu masangano, B, mu bimenyetso bimurika, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A mu masangano na B mu bimenyetso bimurika bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa mu masangano, ahana imihanda ihuriye, ahandi wajya bagasanga ukabyirengagiza. Oya, mu bimenyetso bimurika wabibona kuri feruje ukabyubahiriza, ariko waba ukimara kuharenga wabibona ukabyirengagiza. Oya, ahubwo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa mu masangano, mu bimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose. Ndizera ko umenye impamvu duhisemo D, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode zirahari, ukwezi kwa 4, ukwezi kwa 5, ukwezi kwa 6 wasaba kode. Yabiyo kurushya rwa burundu ari byo mwita kuri kategori, no kurushya rwa gateganyo kuri provisoire. Ukakita icyo ushaka, isaha ushaka, akarere ushaka, ukaduha nimero ya telefone irazaho kode. Mu minota 3 umaze kubona kode tukanakwigisha kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa turi kumwe, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tukwigishe. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese urabona kino cyapa gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburemere ntarengwa bwemewe bwa tone 3. B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bikeneye gutwara ibicuruzwa. C, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D, hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango wari kukibuza. Uri kubona ko zino ni za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa. Niba harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki kubera ko kino cyapa kirabuza. Niba harimo velomoteri ntihanyurwa na velomoteri. Niba harimo munyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Hano harimo za modoka ziba zifite makuzungu zitwara ibicuruzwa, rero igisubizo cy'ukuri ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tujyamo kota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe ira video nagukoreye amukota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Wabona utari kuyibona, nimero zanjye mba nazibahaye, ukanyandikira nkayiguhereza mu gihe kirenze iminota 2 uba wamaze kuyibona. Ngiye nkunda kuba ndi online. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? A, iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B, iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta igisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ngo kigaragaze se n'indi uratambuka mbere. Niyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, mugeze kuri feruje mugasanga biriya bimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi bitari gukora, hahita hakurikizwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ngo A na B ni ibisubizo bya nyabyo. Wari wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wamba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, ko ni system ibiri kugukosora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Ubundi bino bimenyetso bimurika feruje ziba zigomba kuba ziri iburyo bw'umuhanda, ariko ku bantu batembere hano muri Kigali hari igihe ubona barabimanitse biri hejuru y'umuhanda cyangwa se biri ibumoso bw'umuhanda. Kubera iki? A hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, B hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, C kugira ngo birusheho kugaragara neza, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C kugira ngo birusheho kugaragara neza. Usibye n'ibi bimenyetso bimurika n'ibyapa na biriya bimenyetso biba biri mu muhanda hasi bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarura muri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo kuva ku butaka: A santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, D metero 1 na santimetero 55. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40. Ntabwo itara rya mbere ryo ku kinyabiziga riri hasi. Murabiza amatara y'ikinyabiziga hari igihe usanga nk'amatara ndangaburumbarare ari hejuru y'amatara maremare gutyo asa nk'atondetse ariko azamura. Rero byibura itara riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka, ariko ikinyabiziga kidapakiye nta tara ryo ku kinyabiziga riba rigomba kujya munsi ya santimetero 40. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ku yahe matara? A itara ndangamubyimba, B itara ndangaburumbarare, C itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, D A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. Reka nze mbigusobanurire neza kugira ngo ubyumve. Ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ari ay'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ingufu zingana. Niba ari amatara ndangambere ari iry'iburyo n'iry'ibumoso biba bigomba kwaka kimwe. Ntubone wenda iriri ibumoso rikubonesha muri metero 100, iriri iburyo rikubonesha muri metero 50. Ntabwo ibyo bigomba kubaho, abagomba kuba afite ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye. Rimwe rigashyirwa iburyo irindi rigashyirwa ibumoso.
ariko ibyo ntibikurikizwa kwa ririya tara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Ririya tara ribonesha kuri plaque mubona ko riba riri ukwaryo nta rindi biteganye, urumva ntago rikurikiza iri tegeko. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramukiyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugaromuri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Nkuko tumaze kubibona mu kanya, itara byibura riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ku yaye matara: A, amatara kamenabihu; B, amatara yo gusubira inyuma; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, amatara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo ntibikurikizwa ku matara kamenabihu no ku matara yo gusubira inyuma. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramukiyandika ku papuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko n'amanota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko n'amanota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramukiyandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira: hehe? A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga; B, ahegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga; C, inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Dukurikije ikibazo cya kabiri twakosoye mwa kino kizame, naho twari twahisemo ko ari ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, ariko kino kibazo baguhaye cya gisubizo cy'ukuri bagishyiramo, ariko ibisubizo baguhaye barabihindura n'inyuguti barazihindura. Ibi ni ibintu bibaho mu kizamini, ukaba ushobora kujya mu kizamini niba ari ugusubiza ngo ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, ugasanga ku kibazo kimwe babiguhaye kuri A, ku kindi kibazo babiguha kuri C. Rero ntibizagutungure cyangwa ngo uvuge ngo ibibazo ngo kuki bakubajije ngo ikibazo ngo inshuro ebyiri. Ntabwo baba bakibajije inshuro ebyiri, ahubwo nuko baba bagihinduye wenda bakabicurikiranya bakongera bakakigarura kugira barebe ko nabwo wagikora nubwo bagicurikiranye. Nko ku kibazo cya kabiri twakosoye mwa kino kizamini cy'uyu munsi, mwabonye ko twahisemo C, ariko kwa kino kibazo duhisemo A. N'ibisubizo bine bari baduhaye hari ibintu bahinduyemo. Rero ntugire ngo ibibazo birasa, ikibazo cya kabiri ngo ni cya 17 birasa. Ndakeka ko umenye impamvu. Ushobora kujya mu kizamini ugasanga ikibazo igisubizo ni kimwe urasubiza ariko bakabicurikiranya. Niba bari bakigoye ku kibazo cya mbere bagishize kuri A igisubizo cya nyacyo, bakagirwa mu kindi ku kindi kibazo bakigize ikindi kibazo igisubizo cya nyacyo, noneho bakigize nka C cyangwa bakigize nka D. Ntibizakugore cyangwa uvuge ngo kukiba kubajije ibibazo bisa. Hano duhisemo A, ariko ku kibazo cya kabiri twari twahisemo C. Rero ntabwo ari ikosa, ibisubizo birasa ariko ibibazo hari ibintu baba bahinduyemo n'inyuguti bakazicurikiranya. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramukiyandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira: A, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa; B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye; C, imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Bira bimenyetso by'imitemeri bakunda kubishyiraho nk'iyo hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, iriya mirongo yarasibamye
rero kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda aho hantu bari gukorera imirimo amenye icyerekezo ari kugenderamo, ukabona bashyizeho iriya mitemeri rero iba ishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye cyangwa se icagaguye. Ndakeka ko waramutse mobi, ndizera ko waramutse ukandika wapapuro utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese urabona weho kino cyapa gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahanyurwa na velomoteri gusa, B nta modoka, C hanyurwa n'imodoka gusa, D ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku wapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ntihagirwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo ipikipiki ntihanyurwa n'amapikipiki, harimo velomoteri ntihanyurwa na velomoteri, harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru, harimo nka 50 umuvuduko ntarengwa ubugarukira ku kilometero 50 mu saha. Bikaba ibyapa bibuza. So kuri YouTube channel yanyu urebira video urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Waba ukeneye ko mbikwigisha nkabikwigisha mu gihe gito ukaba wabimenye kuyi byapa uhita ubimenya neza. Kibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenerwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwana bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Wenda se ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umucucu mwinshi, hari ukuntu bagomba kugaragazwa bino binyabiziga. Kubera buryo A imbere ni itara ryera, B imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, C nyuma ni itara rimwe ritukura, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku wapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo, imbere ni itara risa n'icunga rishije, naho inyuma ni itara rimwe ritukura riba rigomba kugaragaza bino binyabiziga bikuruwe n'inyamaswa. Mu gihe mubibona bino binyabiziga bikuruwe n'inyamaswa cyane cyane mwabira bice by'ubutayu bwa Sahara za Egiputa, bino binyabiziga biba biriyo biba bitwaye imizigo cyangwa se bikururwa n'inyamaswa. Ndakeka ko uramustamo rero D, ndizera ko waramuskandika kwa papuro utari wahisemo, ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, amasomo genda bakiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira ka rero ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka. Kode zirafunguye kugeza mu kwezi kwa 6. Wasaba kode yabiyo kurushya rwa burundu cyangwa kurushya rwa gateganyo, uduha nimero yawe irazaho kode mu minota 3 umaze kubona kode kuri telefoni yawe, tukakwigisha ukazagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga turi kumwe turakwigisha uri mu mujyi wa Kigali, mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda kuza twigane mu shuri cyangwa ufite kazi kadagukunda kuza twigane mu shuri, turakwigisha mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tuyabafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.